Karabo. Karame. Urarangiza kwitegura? Ngiye kurangiza mu kanya. Gira vuba ndabona amasaha yaducitse. Yego reka ngende hano. Ntiwibagirwe na za ekuteri zanjye ziri aho ngaho mu ntebe. Urabizi ko nkunda umuziki ntabwo nagenda ntumva umuziki. Nzi nzirebe nziragiye. Ariko urasa neza. Urasa neza shiri. Sister. Rero mbere yuko ngenda ngiye kujya mu bihugu bya kure ntabwo tuzaba turi kumwe. Ndakubaha urabizi niba ababyeyi badusibansigiye muri papa muri mama ntabwo nasuzugura. Ndabona isi hanze aha ngaha iba yasamye buri wese ashaka umukobwa mwiza nkawe sibyo? Uzitonde ujye wirinda abahungu wirinde ibishuko biri hanze dore byabaye byinshi sibyo? Tutakiri igihango dufitanye n'ubizi ibyo dushaka kugeraho tuzabona ibirenze ibyo bafite. Wowe humura ubu ngiye kongera ubumenyi noneho tuzaza dufite byinshi cyane sibyo? nta kibazo Kariza se wamusezeye? Sheri ntabwo nakubwiye ibyabaye uzi ko nimugoroba nagiye kumureba nkamubura kandi shana na telefone disi afite muri iyi minsi. Yangane nazo nzamukubwira nta kibazo. Nunahindura nimero nzamuha nimero ya nongera ikibazo shana ukuri uzamuvugishe cyangwa uzampe nimero yiwe tujye tuvuga cyangwa uzajya kumukubwira. Ndababaye kuba ngenda musezeye n'umuntu yari abizi byari utari ngaho kubereye humura nzamukurebera. Uzamundebere nzakuzanira agakesi. Wari wayinyemeye cyane iPhone 8. Ndabizi. Ese ko ari wabinyemereye ugomba kubikora Nta kibazo kandi urabizi nta wundi muntu nabisaba atari wowe niwe mama yansigiye. Ugomba gukora inshingano zawe nk'umubyeyi. Narizi ko dukundana. Ndumva ntagenda nzajya mbakumbura. Genda nawe ntugakabye. Ni ukuri nzagukumbura Kariza. Nawe uzankumbura. Tugende rero asanga indege yansize. Nakazi dufite oya. Ako si umuntu ukomanga gutyo ninde? Urinde urashaka icyangaha? Babuja mwamaye akazi. Ni akazi gahari. Mwamaye ibiryo. Boshi genda ni akazi karangwa. Nta kintu gihari genda. Muri Kigali hari akazi gahari natwe twarakabuze.